Muri iyi video ngiye kukwereka ukuntu wakora cartoon animation video. Cartoon animation video ni video ukunze kubona bakoreshamo nka ba George cyangwa ibitende, ukaza kubona biriho biratanga message runaka. Nukuvangiye ukwereka ukuntu nawe wabyikorera byoroheje bitagusabye no kuba ufite imashini ahubwo ukabikoresha telefone yawe. Ibi biraza kugufasha kukurinda copyright kubera ko dukunze kubibona byakozwe n'abandi bantu tukagira ngo harimo ubuhanga burenze, hanyuma tukadownloading izo video tukazikoresha bikarangira ubonye copyright. Rero muri video ngiye kukwereka ukuntu we wabyikorera bityo nawe ukagira content yawe. Nukuvuga ngo wowe ubwawe ukoreshe telefone yawe. Ngiye mugiye kubana, nitwa Gatari Fred. Hanyuma niba ari ubwa mbere umbonye ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video nk'iyi y'akamaro igucika. Reka dutangire. Akantu tugiye gukora kameze nk'aka nk'ibisanzwe, turasubira inyuma tubikuremo byose, tubikuremo hanyuma dutangirane. Turabikuramo gutya, nurangiza uze kuri Chrome yawe cyangwa browser ukoresha iyi ngiyi, wandikemo uti hano muri search, wandikemo uti canva.com gutya. Okay, nurangiza ukande enter, ujyemo gutya winjire. Nurangiza uraza ukande hano kuri video cyangwa se wandika hano muri search uti video, ariko niba ubona hano handitse hari video uyikandeho gutya, birimuka gutya. Nurangiza uraza urabona na ama projects atandukanye, maze ukanda kuri video. Nurangiza kugira ngo ufate resolution ya video, uraza ukandemo hano muri search nk'ibisanzwe, wandikemo video gutya, ukande search. Haraza utunuze dutandukanye gutya, noneho haraza iyi blank space, iyi ukandeho. Okay, tujyana akantu ku kandi. Ndizera ko utu tuntu mwagiye mutubona ahantu henshi hatandukanye. Utu tuntu rero turaza kukurinda copyright kubera ko message ushaka gutanga iraza kuba igera ku bantu uko ubishaka kandi ukoresha utuntu wikoreye. Hanyuma nzanabereka ukuntu ukora whiteboard animation, kwa kundi ubona nk'ikaramu iri kwandika ibintu. Ibyo bizabonwa n'umuntu wakoze subscribe agafungura inzogera kugira ngo iyo video nijya azahite abibona. Niyo video nzahita mbakurikirizaho. Noneho iyo haje nuze blank space gutyo ubona nta kintu kirimo, hano urabona twamaze gufata amasegonda 5 hano ya video. Hano urabona ko tumaze kugira ntuze, wowe urayituza ukande hano kuri elements, hano ukandeho gutya. Nurangiza uze hano muri search wandike muti, wenda bitewe na content ugiye gukora. Ngiye kubera ko ngiye gukora iyi cartoon iri igenda mu mujyi, ndaza hano muri search, hano nandikemo urban street. We bizaterwa na content ugiye gukora. Okay, bizaterwa na content ugiye gukora. Ngiye kubera ngiye gukora iyi meze gutya, nawe uzandikamo muri search hano uzandikamo ninuze ibintu bijyanye n'ibyo ugiye gukora. Noneho uze hano usacingemo utu twose turiho utugofero twanditseho pro, ugakoresheje barakwishyuza cyangwa se ugiye kudownloadinga biranga. Kandi ngiye murabizi ko mbereka ibintu by'ubuntu kugira ngo n'umuntu uzasha nimushaka ko nzayambereka n'ibyo wagura muzajya mumbwira muri comment nta kibazo. Noneho ushobora kwimura hano ukazwa kanano kuri graphic, ugahitamo akantu ushaka. Wowe uritonda nta kiba kikwirukansa, ukarebamo akantu katariho ntuze, katariho pro kugira ngo ugakoreshe ku buntu. Okay, noneho ukaza wakwimukana none ukajya kuri foto ukareba iyi foto ushaka. Dufata urugero, urabona ko ingi itanditseho pro, bitewe nuko ari nayo nakoreshe, reka bari yo mpitamo gutya, ndayikandaho. Wowe bitewe na nuze na content ugiye gukora uzajya witonda
uzajya witonda ushakemo igisa n'icyo ushaka gukora witonze ku buntu. Hanyuma abantu bari bwandike muri comment ko bashaka iz'ubuntu cyangwa iza pro, nabyo nabibereka ibya pro ukuntu bikorwa, ariko nzi ko abenshi turi gutangira n'abarashaka utuntu tutabahenze kubera ko ndabizi abenshi n'aba content creator mu gitangira, ariko n'umuntu ukeneye by'umwihariko yishyurwa nawe yambwira. Hanyuma rero iyi foto urayirisayizinga ukayuzuza muri ya box gutya, urabona ko nayujujemo gutya neza. Okay, noneho ugahita uza ukaza gutya. Noneho imaze gushyiramo ya foto ushaka ya ntuze, uraza kongera ugakanda hano handitse elements gutya, ukaza nanone muri search ugasiba ibi ukandikamo wenda, kubera ko ngiye ndiho nshaka umuntu ugenda, ndandikamo walking cyangwa se walking, umuntu nyine umuntu uriho ugenda. Okay, haraza amanuze menshi atandukanye gutya, menshi atandukanye, urabona ko amenshi ariho pro, wowe uritonda ugashaka iyitariho pro. Noneho ukaza ugakanda hano handitse graphic, wowe ubwo ngende ndakwereka ibijyanye n'iyi ntuze ndiho nshaka gukora, n'iyi content ndiho nkora. Wowe rero nimba ushaka igize itandukanye ni nyine nk'ibisanzwe nkuko nawe ukora content yawe, wowe uzashakamo akantu kajyanye n'ibyo ushaka witonze. Ushobora guhitamo akangewe cyangwa hitamo aka, twose bitewe nuko turiho tugenda. Noneho wenda reka duhitemo aka ko nakoresheje kare, urabona gahise kaza kuri ya foto. Noneho urakanda kuri utu tuntu tw'utuguni turiho hano kugira ngo uyirisayizinge ingane uko ushaka. Okay, dufata urugero ko ushaka ingana gutya, noneho uyizane uyijyane uyegereze hano hatangira, uyimanure kugira ngo bigaragare ko uyu muntu ari hakandagira kuri izi zebra crossing gutya. Urabona ko ari hagenda, ariko urabona ko agenda atava aho ari. Muri rero ngiye kukwereka ukuntu noneho tugiye kumukuraho ari akagenda, agatambuka akaza akagera hano. Guys, ni mutarakora subscribe bikore kugira ngo iyi video n'izindi z'umumaro zizajye zikugeraho. Okay, noneho guys, nagiye mbona utuntu twinshi twa Joriji, nkabona abantu baradukunda baradukoresha. Rero guys, ni gutyo watwikore, ushobora no kudukora tutari kuvuga nk'ibyo wowe ushaka kuvuga, ariko kubera ko ari wowe watwicreating nta copyright wabona, hanyuma ukaduha na role ushaka, bikurinda ibintu byinshi bibi byakubaho igihe cyose ushatse gukoresha content y'undi muntu ze yawe. Ushobora kuvuga uti okay, ndiho ndatanga inkuru, uyu mwana agiye ku ishuri, yageze ku ishuri ahura na mwarimu, ibintu nk'ibyo. Okay, noneho tugiye kumwimura agende uyu muntu. Rero urahita uza uscrolling gutya, uzukande hano, wamukanzeho gutya, urabanza umukande, nurangiza scrolling gutya uzukande hano handitse animate gutya, hano kano kantu kanditseho animate. Okay, uraza ukamukandaho gutya, ugakanda hano kuri animate hano gutya, warangiza ugascrolling ukaza hano handitse create hano, ugakandaho gutya. Hano rero ikintu ukora, ufata iyi foto y'uyu muntu gutya, ukayikanda ukaguma uyifashe gutya, warangiza ukayimura. Urabona ukuntu nyijyaniye gutya, ukayinjizamo hano. Tayari urabona umuntu wacu yamaze kugenda, yamaze kuva handi aragenda. Urangije wowe urahita uza ukande hano handitse steady gutya, hanyuma ukande done. Tayari ubu umuntu wacu yatangiye kugenda. Reka turebe koko ariho agenda, kadukande video turebe. Urabona ko umuntu wacu yagiye. Okay, noneho hano tumaze kumujyana, ariko urebe neza aka video ni kagufi cyane. Wowe rero nk'umuntu uba wateganyije gukora content ndende, uragenda ukora utundi video twinshi nk'utu ngutu. Aka ngaka ubonye ukuntu ugakora. Noneho turahita twimuka, ubwo aka kabiri ngiye kugakora nihuta kugira ngo nkwereke uburyo uhita wongeraho akandi. Kugira ngo wongereho akandi, uhita uzugakanda hano kuri iyi box iriho guteranya gutya, ukayikandaho. Warangiza ukongera ugaca muri ya process nakweretse yo gushyiramo ya elements, ugakanda kuri elements, ukandikamo ikintu wenda ushaka, wenda nimba ari wenda uyu muntu wenda agiye ku ishuri, school, ukandikamo school gutya,
noneho ukandikaho ugakanda kuri foto. Ubwo nyine ndiho ndabereka nkaho uyu muntu nyine iya mbere wabonye ukuntu yikora gutya, ukayuzuzamo ifoto yawe gutya. Warangiza umaze gushyiramo ifoto ugahita uzana wa muntu, ugahita wongera ugahaza kuri elements ugashyiramo wa muntu, wenda ukandika wa muntu, wenda umuntu wicaye, cyangwa se tukoreshe wa muntu twakoreshe tuvuge ko ageze ku ishuri bitewe na message ushaka gutanga, ukamuri sizinga gutya bikagaragara ko kabisa ageze ku ishuri gutya, bikagaragara ko ageze ku ishuri. Noneho warangiza nanone washaka umwanimetinga ukamukandaho gutya, ugakanda hano kuri animation ugascrollinga bitewe na content uri gukora. Warangiza ukamufata wenda gutya yarari hano, ukamuzana bigaragaza ko ageze mu kayira kinjira ku ishuri, ugakanda steady, ugakanda done, tayari umuntu wawe akaba ageze ku ishuri. Reka turebe ukuntu iyi video rero ikoze. Turagenda gutya turakanda play, urabona ko arinjiye, ageze ku ishuri. Aha, yinjiye hano ku ishuri nk'uko ubibona. Guys, rero urabona ko umuntu wacu tumaze kumukorera ibyo dushaka, dusoje rero hano uraza kudownloading iyi video yawe uze kuyikoresha mu buryo ushaka bwose. Kuyidownloadinga urakanda hano, mbibutsa neza ko ugomba gukoresha zanze ziriho free nako za free zitariho pro, kubera ko nuza kudownloadinga waramutse ukoreshejemo ikintu cya pro, uraza kudownloadinga byange bakubwire ngo ishyura amafaranga. Okay, noneho urakanda download gutya video yawe ijye mu mashini yawe, muri telefone yawe nk'ibisanzwe. Okay, noneho guys, niba utakoze subscribe, kora subscribe, hanyuma umbwire utanzabereka ukuntu muzakora whiteboard animate, cyangwa se kwa kundi ubona nk'ikaramu iri kwandika, nk'ikiganza kiri kwandika ahantu, ukabona nyine umuntu ari kuvuga ibintu byiyandika ibyo ngibyo nibyo nzabyebereka muri video itaha. Ukore subscribe, ufungura inzogera, ukandi like kugira ngo ntugacikwe. Guys, ukanda hano download gutya video yawe ikajya mu mashini. Guys, ubu turasoje. Bye bye, ndabakunda. Warenze ukayikoresha mu byo ushaka byose. Be blessed, I love you. Kubera ari video nyine itindamo akantu gato, ari ifoto yaba yarangiye, ariko urabona ko video yacu iriho iri downloadinga. Okay guys, ndizera ko nta muntu uzongera kubona copyright iturutse mu kuba yakunze utuntu tw'abandi bikarangira tumuteye ibibazo bitandukanye. Okay, urabona ko dusoje video yacu yamaze kugera muri telefone yacu. Bye.